twongeye kubaha ikaze inshuti bakunze ba Evangelize Le Monde TV ishami ry'ikinyarwanda, kandi nanone tubahaye ikaze mwese abakunzi b'ikiganiro kinyuraho buri gitondo cyitwa Soma Bibiliya. Rero muratwihanganira cyangwa muratubabarira ko uyu munsi icyo kiganiro kitabashije gutambuka mu masaha nyine dusanzwe tumenyereye mu gitondo. Nuko usanzwe akora icyo kiganiro cyangwa se udukorera audio tunyuzaho yagize ikibazo cyo kurwara, kandi turi kumusengera kugira ngo Imana ikomeze imukize imugirire neza. Ariko akanya nanone turagarutse nyine muri iki kiganiro, noneho tugarutse atari audio ahubwo ari video, nshaka kugira ngo mubaze ese ubundi ibi biganiro dukora bikumarira iki? Ese hari icyo bikumarira? Comment yanyu iba ikenewe kugira ngo idufashe. Iyo tubona amakomenti muduha, mutwandikira ibibazo mutubaza, bituma turushaho neza kunoza umurimo w'Imana dukora, kuko nta kindi turaje nshinga, nta kindi turangaje imbere uretse nyine umurimo w'Imana, ari nayo mpamvu nyamukuru yatumye dushyiraho cyangwa se dukereya iyi chaîne tuyita Evangelize Le Monde. Evangelize Le Monde mu kinyarwanda bivuga nyine bwiriza cyangwa se nimubwirize isi. Éclairer le monde, muri kirisi ni wowe Imana ihaye kugira ngo ubwirize amahanga muri kino gihe, abantu bamenye ubutumwa bwiza biguturutseho. Rero ushobora kutaba wagenda ngo ugere mu mahanga, ushobora kuba nta bushobozi wenda ufite, ushobora no kuba kandi nanone bitagukundira kugera kure kugira ngo ujyane ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko muri kino gihe byaroroshye. Iyo uteye inkunga umurimo w'Imana, iyo ukoze subscribe, iyo uparitaje iyi audio cyangwa se iyi message ikagera kure wowe utagera, n'ubundi ububwirije isi. Uburyo rero bwo kubwiriza isi, uburyo bwo guhindura abantu ni bwinshi cyane muri kino gihe. Tekinoloji nyine ikataje, natwe abakristo cyangwa se abantu bahamagawe n'Imana tugomba kuyiprofita kugira ngo tuyibyaze umusaruro, isi yose yakire ubutumwa bwiza binyuze muri uyu murongo wa tekinoloji. Rero twari tumaze iminsi tutari kumwe, twari tumaze iminsi tutabana, nari maze igihe kinini ntagaragara kuri izi kamera za Evangelize Le Monde TV. Ni ukubera nyine ibyago muzi byabaye, bamwe bazi cyangwa se abandi batazi, byo kubura umubyeyi. Kandi turabashimira by'umwihariko uruhare buri muntu yagize kugira ngo umuhango wo guherekeza umubyeyi wacu ugende neza. Kandi turashimira Imana, ibyabaye byose. Turashimira Imana uburyo Imana yahamagaye umubyeyi wacu. Iyo tubitekereje mu mubiri biratugora cyane, kuko kubura umuntu wawe biragora. Ariko nanone iyo tugiye mu mwuka tukareba uburyo yatashye, byongera kudutera umunezero ndetse no gukunda ubukristo. Byatwongereye imbaraga zo kongera gukunda ubukristo. Kuba umuntu yarahamagariwe mu murimo w'Imana agatahira mu murimo w'Imana yadukoze ku mutima. Namwe rero turabashimiye abagiye bumviza inkuru, abaduhamagaye, abatwandikiye amamesaje, abatanze ubufasha bwaba ubw'amafaranga, bwaba ubufasha bw'amagambo. Burya ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Hari igihe umuntu akubwira ijambo kumva riragukomeje, riraguhumurije, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi, abo bazagabana umugisha w'Imana. Ikinzanye rero ni ukugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu cya Soma Bibiliya. Nk'uko mubizi, umunsi w'ejo aho umusomyi yarageze, twari tugeze mu gutegeka kwa kabiri, aho twasomye cyangwa twasomewe gutegeka kwa kabiri ibice 30 ndetse n'ibice 31. Kuri uyu munsi rero tukaba ijambo cyangwa se igitabo tugezeho nyine kuri uyu munsi ari cyo gutegeka kwa kabiri, kuko murabizi ko kuva twatangira uyu mwaka wa 2022 nubwo hagiye habamo nyine imbogamizi zo kugira iminsi dusimbuka kubera ibyabayemo cyangwa se ibyago twagize, bituma tugira iminsi tugenda dusimbuka. Ariko n'ubundi turakomeje kandi turakataje gusoma cyangwa se gusomerwa ijambo ry'Imana. Rero ushobora kubisomerwa ntubyumve,
wajya usiga muri komenti ati ahangaha iyi shapitire ntabwo nayumvishe. Icyo gihe bituma dushaka umuntu ushobora kudufasha, umwigisha akabasha kudusobanurira cyangwa se akabasha kutwigisha iryo somo tutumvishe neza. Uyu munsi rero nk'uko nari mbibabwiye turi busome Gutegeka kwa kabiri ibice 32. Haravuga ngo indirimbo ya Mose. Fata Bibiliya yawe cyangwa se ushyire ekuteri cyangwa se icyo wakoresha cyose kugira ngo ubashe kumva iri somo cyangwa se kumva iki gice tugiye gusoma kugira ngo bibashe nawe kugufasha. Kandi nk'uko nabibasabye, numara kubyumva ntubyihererane ahubwo biparitaje, kandi niba utariyabonesha kuri iyi shene kandi aho handitse subscribe, ubundi nawe kugira ngo two dushyizeho ikiganiro ujye ubasha guhita ubona notification muri telefone yawe. Indirimbo ya Mose ni Ugutegeka kwa kabiri ibice 32. Haragira hati: tega ugutwi wajuruwe, nanjye ndavuga, isi nayo yumve amagambo amva mu kanwa. Kwigisha kwanjye kuragwa nk'imvura, amagambo yanjye aratonda nk'ikime, nk'uko imvura y'urujojo rugwa ku byatsi bitoto, nk'uko ibitonyanga bigwa ku byatsi, kuko ngiye kogeza izina ry'Uwiteka. Mwaturire Imana yacu ko ifite icyubahiro gikomeye. Amen. Iyi ni indirimbo ya Mose, ni indirimbo Mose yaririmbye ngo mwaturire Imana yacu ko ifite icyubahiro gikomeye. Icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose ni izo gukiranuka, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa. Ikimanza zitabera, iratunganye, bariyononye ntibakiri abana bayo, ahubwo ni ikizinga kuri bo, n'ab'igihe kinaniranye kigoramye. Mwa bwoko bw'abapfapfa, mwa bwoko bw'abanyabwenge bukene, uko niko Uwiteka, uko niko mwitura Uwiteka. Si we so uwagucunguye, yarakuremye aragukomeza. Amen. Ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi by'abasekuruza bawe. Ndagira ngo dufatanye kuririmba iyi ndirimbo ya Mose kandi tujyane mu iri jambo ry'Imana. Nawe ibuka ibihe bya kera. Fata akanya wibuke ibihe bya kera, wibuke aho Imana yagukuye, wibuke ipfu yakurokoye, wibuke uburyo yakugiriye neza. Ibuka ibihe bya kera. Baza so arabikumenyesha, baza abakuru bo muri mwe barabikubwira. Yewe niba utazi n'ubuhamya bwawe bwo mu bwana, baza so ngo cyangwa ubaza abakuru muri mwebwe barakubwira ibyo bihe. Ijambo ry'Imana riri kutubwira. Ubwisumba byose yahaga amahanga gakondo zabo, igatandukanya amoko y'abantu. Yashyizeho ingabano z'amahanga nk'uko umubare w'Abisiraheli uri, kuko ubwoko bw'Uwiteka ari bwo gakondo ye, aba Yakobo ari bo mugabane w'umwandu we. Ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu, iwabo w'inyamaswa zihumba. Arabugota, arabukuyakuya, aburinda nk'imboni y'ijisho, nk'uko ikizu gikangura ibyana byacyo, kigahungiriza amababa hejuru yabyo, kigatanga amababa kikabijyana, kikabiheka ku mababa yacyo. Niko Uwiteka yari umuyobora wabwo wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabwo. Amen.
uwiteka ngo yabajyanye nk'ikizu, donc yabashyize ku mababa yabo, arabagurukana, ngo ari we wenyine ubarangaje imbere, ari we ubayoboye. Uko niko nawe uwiteka yakugiriye igihe wari uri mu byago, ngo uwiteka yaraje ngo araguhungiza nk'uko ikizu gihungiza amababa hejuru y'ibyana byacyo. Hari ijambo rivuga ngo ubugingo bwacu bwakize nk'uko inyoni iva mu bigoyi by'abagoyi, ngo ikigoyi cyaracitse natwe tuvamo turakira, ngo gutabarwa kwacu kubanerwa mu izina ry'uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Yarabuzamuye ibutambagiza mu mpinga z'imisozi yo mu isi. Burya umwero wo mu mirima ubaha kunyunyuza ubuki bwo mu rutare, n'amavuta ya elayo yo mu gitare kirushaho gukomera, n'amata y'inka n'amatamatama abaha ibinure by'abana b'intama n'amapfizi y'intama y'Ibashani n'ihene. N'ingano zihunze zirushaho kuba nziza nk'uko urugimbu rwo ku mpyiko rumeze. Wanyoye vino yenzwe mu maraso y'inzabibu. Maze Yeshuruni arabyibuka atera umugeri, urabyibushye, urahonjotse, urarembekereye, maze areka Imana yamuremye. Imana idufashe. Asuzugura igitare cy'agakiza ke. Bamuteye gufuhira Imana y'inyamahanga, bamurakarishije ibizira. Batambiye abadayimoni batari Imana nyakuri, batambiye Imana batigeze kumenya, imana nshya z'inzaduka, izo basokuruza banyu batatinyaga. Igitare wavutseho ntukikibuka, wibagiwe Imana yakubyaye. Imana idufashe cyane. Uwiteka yarabibonye, bimwangisha urunuka abahungu be n'abakobwa be bamurakaje. Aravuga ati, nzabima amaso, nzareba iherezo ryabo uko rizabera, kuko ari ab'igihe kigoramye cyane, ari abana batarimo umurava. Bo banteje gufuhira ikitari Imana nyakuri, bandakarishije ibigirwamana byabo by'ubusa. Nanjye nzabateza ishyari ku batari ishyanga ry'ukuri, nzabarakarisha gukunda ishyanga ritagira ubwenge, kuko uburakari bwanjye bucanye umuriro, ukaka ukageza ikuzimu ko hasi, ugakongorana isi n'umwero wayo, ugakongeza imerero ry'imisozi. Nzabarundaho ibyago, nzabamariraho imyambi yanjye, bazamanurwa n'inzara, bazamarwa no kugurumana umuriro na mugiga ikaze. Nzabagabiza amenyo y'inyamaswa n'ubusabwe bw'ibikururuka mu mukungugu. Hanze bazagirirwayo incike n'inkota, no mu mazu bazazigirirwamo n'ibiteye ubwoba. Bazica umusore n'umwari, umwana wonka n'umusaza umeze imvi. Naravuze nti, mba mbatatanije ngo bajye kure, nkabareka, nkabatera kutakibukwa mu bantu. Naravuze nti, mba mbatatanije ngo bajye kure, nkabatera kutakibukwa mu bantu. Iyo ntatinya ibitutsi by'ababisha, kandi ko abanzi babo bajijwa
bakavuga bati amaboko yacu ni menshi, Uwiteka si we wakoze ibyo byose. Umvishe icyo Uwiteka cyamuteye kudakora ibi bibi, kubera ko ngo yaba atukishije izina rye, bakavuga ngo Uwiteka yari we Mana yabo y'inyamaboko, none yarabaretse, yabakuriye muri Egiputa kubica. Icyo nicyo cyatumye atabateza ibi byago byose ngo bashirire rimwe. Kubera iki? Kutumvira Imana. Kuko iki gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri kigizwe n'amategeko agira ko agenda agaruka ngo niwumvira Uwiteka Imana yawe, niwumvira Uwiteka Imana yawe. Kandi hakabamo nyine na enverise yivuga ngo nutumvira Uwiteka Imana yawe ibyo byago bizakuza. Ariko impamvu byose bitabaziyeho rimwe, kwari ukugira ngo abanyamahanga bidahurwaho abanyamahanga, kugira ngo badatuka izina ry'Uwiteka Imana. Ubwo ni ubwoko butabasha kwigira inama, butarimo ubwenge na buke. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye, baba bitaye ku iherezo ryabo. Umwe yabashije ate kwirukana 1000 cyabo, 2 babashije bate kunesha abantu bari inzovu. Iyo igitare cyabo kitabagura, iyo Uwiteka atabibagariza, kuko igitare cyaba abandi kidahwanye n'icyacu, nubwo ababisha bacu ubwabo ari bo baca urubanza rw'ibyo. Uruzabibu rwabo rwaturutse ku rw'isodomu no mu mirima y'i Gomora. Inzabibu zabo ni amabamba, amaseri yazo arasharira. Vino yabo ni ubusabwe bw'ibiyoka, ni ubusabwe bukaze bw'impiri. Ibyo ntibibitswe ahondi, ntibishyizwe mu bubiko bw'ubutunzi bwanjye bukingishijwe igishyizweho ikimenyetso. Guhobora no kwitura n'ibyanjye, ubwo ibirenge byabo bizadandabirana, kuko umunsi w'ibyago byabo uri bugufi, kandi ibigiye kubazaho bizatebuka. Kuko Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe, azababarira abagaragu be n'abana, nabona yuko amaboko yabo ashize, kandi ko hatagira usigaye n'imbata cyangwa uw'umudendezo. Azabaza ati, imana zabo zirihe? Igitare bahungira, imana zirihe? Zaryaga urugimbu rw'ibitambo byabo, zikanywa vino n'amaturo yabo n'ibyo kunywa. Nizihaguruke zitabare, mwebwe zibakingire zibarinde. Nuko mumenye yuko njye ubwanjye ari njye Mana, kandi yuko nta yindi mana ifatanya nanjye. Ni njye wica, ni njye utanga ubugingo. Nakomeresheje, ni njye ukiza, nta ubasha gukiza uwo mfashe mu kuboko kwanjye, kuko manika ukuboko kwanjye nkagutunga mu ijuru, nkarahira nti nk'uko ukuri, nkarahira nti nk'uko ari ukuri yuko mporaho iteka ryose, uko ntyaje inkota yanjye irabagirana ukuboko kwanjye gufata amateka. Nzahora ababisha banjye, nzitura abanyanga, inkota yanjye izarya inyama, nzasimbisha imyambi yanjye amaraso. Amaso y'abishwe, y'abafashwe mpiri, y'ab'imitwe y'abatware bababisha. Banyamahanga, mwishimane n'ubwoko bwanjye, kuko izahorera amaso y'abagaragu bayo,
igahora ababisha bayo, kandi izahongerera igihugu cyayo n'ubwoko bwayo. Mose araza avugira amagambo yose y'iyo ndirimbo mu matwi y'abantu afatanije na Yosuwa mwene Nuni. Mose arangije kubwira Abisiraheli bose ayo magambo yose, arababwira ati, mushyire imitima yanyu mu magambo yose mbahamirije uyu munsi, muzayategekere abana banyu kugira ngo bitondere amagambo yose y'ayo mategeko, bayumvire, kuko kuyitondera atari icyoroheje kuri mwe, ahubwo ari cyo bugingo bwanyu, kandi ari cyo kizabahesha kuramira mu gihugu mwambuka Yorodani, mujyanwa no guhindura. Uwo munsi Uwiteka abwira Mose ati, zamuka uyu musozi wa Nebo wo mu misozi ya Abarimu uri mu gihugu cy'i Mowabu ahateganye n'i Yeriko, witegere igihugu cy'i Kanani nk'Abisiraheli ho gakondo, upfire kuri uwo musozi uzamutse, usange ubwoko bwanjye nk'uko Aroni mwene so yapfiriye ku musozi Hori agasanga ubwoko bwe, kuko mwancumuriyeho hagati mu Bisiraheli ku mazi y'i Meriba y'i Kadeshi yo mu butayu bwa Zini. Ntimwerekanire kwera kwanjye hagati mu Bisiraheli. Uzitegere igihugu kikuri imbere, ariko tuzajya muri icyo gihugu nta Abisiraheli. Gutegeka kwa kabiri, ibice 33. Mose asabira imiryango y'Abisiraheli umugisha. Uyu niwo mugisha Mose umuntu w'Imana yahesheje Abisiraheli agiye gupfati. Uwiteka yaturutse kuri Sinayi, yabarasiye atungutse kuri Seyiri, yabaviriye atungutse ku musozi wa Parani, ava hagati mubera inzovu nyinshi, iburyo bwe haturukamo umuriro w'amategeko ye, arawuboherereza. Ni ukuri akunda amahanga, abera bose bari ku kuboko kwawe. Wicaye imbere y'ibirenge byawe, umuntu wese wo muri bo azemera amagambo yawe. Mose yadutegetse amategeko niyo gakondo y'iteraniro ry'Abayakobo. Yari umwami mu Bayeshuruni, ubwo abatware b'ubwoko bw'imiryango y'Abisiraheli yose bateraniraga hamwe. Rubeni abeho ye gupfa, ariko abantu be bake abantu be babe bake. Ibi nibyo yavuze kuri Yuda. Uwiteka umva ijwi rya Yuda, umujyane mu bwoko bwe, amaboko ye yaramurwaniye. Nawe umubere umutabazi, umufasha kurwanya ababisha. Kuri Lewi aravuga ati, Tumimu zawe na Uzirimu zawe zifitwe n'umukunzi wawe, uwo wagerageje imasa, uwo wagishirije impaka ku mazi y'i Meriba. Lewi yavuze se na nyina ati, sinigeze kubibona. Ntiyemera na bene se, ntiyamenya abana be ubwe, kuko Abalewi bitondera ijambo ryawe, bakomeza isezerano ryawe, bazigisha Abayakobo amateka yawe, bazigisha Abisiraheli amategeko yawe. Bazakunikiriza imibavu, bazashyira ibitambo byo koswa batagabanyije ku giciro cyawe. Uwiteka ujye uha umugisha ubutunzi bwe, ujye wemera umurimo w'amaboko ye, ujye
uhinguranya urukenyero rw'abamuhagurukiye n'urw'abamwanga kugira ngo batongera kubyuka. Kuri Benyamini aravuga ati ukundwa n'Uwiteka azabana nawe amahoro, ahora amukingira umunsi ukira, aba mu gihugu cye. Kuri Yosefu aravuga ati igihugu cye gihabwa umugisha n'Uwiteka, w'iby'igiciro cyinshi byo mu ijuru n'uw'ikime, n'uw'amazi y'ikuzimu adembeje hasi y'ubutaka, n'ubw'imyaka y'igiciro cyinshi yezwa n'izuba, n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi iboneka uko ukwezi gutashye, n'uw'ibirushaho kuba byiza biva ku misozi yahoze na kera, n'uw'igiciro cyinshi biva ku misozi ihoraho, n'uw'igiciro cyinshi byo mu isi n'ibiyuzuye, n'ubuntu bw'iyabaga muri cya gihugu cy'amahwa, umugisha ugwe ku mutwe wa Yosefu mu izingiro ry'umutware wa bene se. Ikimasa cy'uburiza icyubahiro ni icyacyo, gifite amahembe nk'ay'imbogo, kizicisha amahanga yose kigeze ku mpera y'isi. Ayo mahembe ni abantu inzovu nyinshi ba Efurayimu, abo ni ibihumbi bya Manase. Kuri Zebuloni aravuga ati Zebuloni wishimira amagenda yawe, Isakari wishimira amahema yawe. Bazahamagara amahanga aze ku musozi, aho niho bazatambira ibitambo by'abakiranutsi, kuko bazanyunyuza ibintu byinshi biva ku nyanja nyinshi n'ubutunzi bwahishwe mu musenyi. Kuri Gadi aravuga ati hahirwe uwagura Gadi, aryama nk'intare y'ingore, atanyagura ukuboko n'izingiro ry'umutwe. Yitoranyirije igihugu ho umugabane kimeze nk'umuganura, kuko ariho gakondo y'uwategetse amategeko ahishwe. Yagiye ubwoko imbere, asohoza amateka y'Uwiteka n'ibyo yategetse ku Bisiraheli. Kuri Dani aravuga ati Dani ni icyana cy'intare gisimbuka kivuye i Bashani. Kuri Nafutali aravuga ati Nafutali uhaze ibyo waherewe ubuntu, wuzuye imigisha y'Uwiteka, hindura igihugu cy'iburengerazuba n'ikikusi. Kuri Asheri aravuga ati Asheri ahabwa umugisha n'urubyaro rwe, ashimwe na bene se, yinike ikirenge mu mavuta ya Elayo. Ibihindizo byawe bizaba ibyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana. Yeshurani ntawuhanye n'Imana, izanwa no gutabara ihetswe n'ijuru, izana gukomera ihetswe n'ibicu. Imana ihoraho n'ubuturo bwawe, amaboko ye iteka ryose arakuramira. Yirukanye ababisha imbere yawe, iravuga iti rimbura, kandi Abisiraheli babe amahoro. Isoko ya Yakobo ibe ukwayo mu gihugu cya vino n'inyanja y'impera. Ijuru ryacyo ritondeshe ikime. Wa bwoko bw'Abisiraheli we, urahiriwe. Ninde uhanije nawe kuba ubwoko bwakijijwe n'Uwiteka? Ari we ngabo idukingira ikagutabara, ari we nkota itugeza igutera icyubahiro. Ababisha bawe uzabahindura bagushyeshye.
ukandagire mu mpinga z'imisozi yabo. Amen. Mwari kumwe na Harerimana Felix muri iki kiganiro cya Soma Bibiliya. Tuzasubira ku munsi w'ejo. Ntiwibagirwe gukora subscribe no gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Shalom shalom. Ciao ciao.